Maranata, Maranata, Maranata. Nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya mutoya tugiye kubyaza umusaruro twiga ibyanditswe byera. Ni mwene so Mihigoro kubasuhuza ku batamuzi. Hari amagambo Imana yaremereje mu mutima wanjye, ikaba yifuje yuko tuyaganira muri iki cyigisho. Mbere yuko tuyaganira, mureke twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mwami Imana, reka tugushimire tuguhimbaze. Reka tugushimire yuko ugiye tugenera ibidukwiriye, ndetse mu mwanya wumva yuko dusenzeye ijambo ryawe ukaritubwira. Aya magambo nayo tugiye kwiga ngo niyashyireho ikimenyetso cyawe. Buri wese ugira icyo ubwira umutima we mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana insanganyamatsiko nziza cyane Uwiteka yashyize mu mutima wanjye, insanganyamatsiko igira iti igihe gikwiriye cy'Imana. Igihe gikwiriye cy'Imana niyo nsanganyamatsiko tugiye kwiga. Burya abantu tujya tugira igihe dupangamo ibintu byacu n'igihe tuzabisohoreza. Imana nayo igira igihe cyayo. Imana igira imigambi yayo, kandi Imana irapanga, ndetse igihe gikwiriye cyasohora imigambi yayo yapanze igasohora. Uwiteka byandikishije neza mu gitabo Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1. Uwiteka yaranditse ati, ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Uwiteka ntabwo ajya akora ibintu bitari kuri gahunda, ntabwo ajya akora ibintu bijagaraye, ahubwo Uwiteka muri gahunda ye nziza itunganye, ikintu cyose akigenera igihe cyacyo, kandi n'ikigambiriwe munsi y'isi cyose akakigenera umwanya wacyo. Burya no kuza kwa Yesu Kristo bifite igihe byategekewe. Gusubizwa kw'amasengesho dusengera turi aha ngaha mu isi bifite igihe byategekewe amasengesho agomba gusubirizwa. Ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Niyo mpamvu rero muri iki cyigisho tugiye kuganira igihe gikwiriye cy'Imana, kandi turatangira dufata urugero ku mwami wa mbere wa Isirayeli witwaga Sawuli, n'uburyo byamugoye gutegereza igihe cy'Imana. Sawuli igihe yatorwaga agatorwa ngo abe umwami w'Abisirayeli, yahawe amategeko n'amabwiriza yagombaga gukurikiza. Umuhanuzi w'Imana Samweli yaramubwiye ngo mbere yo kujya kurwana urugamba ufite, uzabanze untegerereze ku musozi w'i Gilugali, nanjye nzaza ngusangeyo dutambe ibitambo, nitumara gutamba ibitambo noneho uhereko ujyane ingabo z'Uwiteka ku rugamba. Ariko Samweli amuhereza igihe cyo gutegereza, maze Sawuli aragenda ntiyategereza igihe cy'Imana yahawe n'umuhanuzi, aragenda arangije aracogora, maze igihe yari yahawe cyose kimurangirana nta kintu akozemo, maze abasirikare batangira kumucika. Kandi mu gihe yari yahawe cyo gutegereza Samweli no kwitegura, hari ibyo yakagombye gukora muri icyo gihe, ariko igihe kiramucika atabikoze, maze akazajya abona na Samweli ari gutinda. Nitusoma mu gitabo cya Samweli, ni urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 10 umurongo wa 8, Samweli yabwiye Sawuli ati, nanjye nzagusanga nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamare iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Sawuli yagombaga kumara iminsi 7 ategereje Samweli, maze Samweli akaza akamusobanurira icyo agomba gukora. Kandi musoma neza muri uru rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 13 umurongo wa 8 haranditse ngo Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugali, abantu baratatana bamushiraho. Iyi minsi 7 Samweli yarahaye Sawuli yari ukugira ngo Sawuli abanze yegeranye ingabo zigomba kujya ku rugamba, abanza zitegure, azikomeze,
maze ababwire yuko bateye mu izina ry'Uwiteka. Ariko iyi minsi 7 yose yashize Sawuli yigaramiye, kandi ishira Sawuli nta kintu arakora, maze abantu batangira kubona yuko iyo minsi 7 bayimaze bakora ubusa ku musozi, ngo baratangira baratatana bamushiraho. Kandi umuhanuzi Samweli yagombaga kuza bagatamba ibitambo maze ingabo zikajya ku rugamba. Ariko ingabo zatangiye gutatana, Sawuli nta n'icyo ari kubikoraho kugira ngo abanze agarure izo ngabo aziteranyirize hamwe kandi azitegurize kujya ku rugamba. Nusoma umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 haranditse ngo, nuko Sawuli aravuga ati, nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Aherako atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba, Samweli abaraje, maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Byageze aho ngaho, Sawuli abona Samweli yatinze cyane, ngo maze wa murimo Samweli yari kuzaza aje gukora, maze Sawuli aba arawukoze, ngo abatambye ibitambo byoswa. Kandi ibi ngibi byagombaga gukorwa n'umutambyi w'Imana Samweli. Ariko Sawuli n'ubwira bwe arangije atamba igitambo cyoswa kandi atari we wari ubigenewe, bitewe n'uko byamugoye gutegereza igihe cy'Imana yari yagennye n'igihe umuhanuzi yagombaga kuziramo byamunaniye kugitegereza, bituma atangira gukora ibintu bitari muri gahunda y'Imana. None nusoma ku murongo wa 10 handitse ngo, akimara gutamba Samweli abaraje, maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramute. Ariko yari amaze gukora ibintu bitari muri gahunda y'Imana. Gahunda y'Imana yari uko Samweli ari ugomba kuza ku musozi agatamba igitambo cyoswa, kandi Samweli akaba ari utanga amabwiriza y'uko ingabo zijya kujya ku rugamba. Ariko Sawuli atangiye kubona abantu bamushizeho, ngo maze arangije aragenda atamba igitambo kandi atari ubikwiriye. Nusoma umurongo wa 11 haranditse ngo, Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimisha. Iki nicyo cyari ikireguzo cya Sawuli igihe yari abajijwe na Samweli ngo, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli arangije aravuga ngo, nabonye abantu banshizeho. Kandi Sawuli yagombaga guteranya ingabo z'Uwiteka ntizimushireho, maze muri iyo minsi 7 akamara ari kuzitegura, maze Samweli akazaza aje gutamba ibitambo. Ariko abantu batangiye kumushiraho. Hari abantu bategereza Uwiteka ntacyo bakora, bibereye mu bunebwe, bakavuga ngo n'ubundi Yesu Kristo naza tuzahera ko tumutanganire. Nyamara mu minsi bahawe yo kwitegura Uwiteka, mu minsi bahawe yo kwitegura Yesu Kristo, nta kintu bakora nk'uko Sawuli nawe yari amaze muri iyo minsi 7. Iminsi 7 yahawe yose yo gutegereza Samweli, nta kintu yakoze, ahubwo ibyamubayeho nuko ingabo zatangiye kumushiraho. Hari n'abantu bameze batyo. Twahawe igihe gihagije cyo kwitegura Yesu, cyo gutunganya ibidatunganye muri twebwe, ingeso zidafututse muri twebwe tukazishyira imbere y'Uwiteka. Ariko nta kintu turi gukora kandi dutegereje yuko Yesu Kristo aza. Ariko iyo tuzaba tumaze gukora ibidakorwa, ibyaha bimaze kugwira cyane, nibwo Yesu Kristo azatunguka ku bicu. Niyo mpamvu iri somo twasomye nyuma twavuze ngo, Sawuli akimara gutamba igitambo maze Samweli abaraje, kandi Sawuli yari amaze gutumura rwose. Ahangaha yireguye kuri Samweli avuga ngo, Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimisha. Bituma nibwira nti, ubu ngubu Abafilisitiya bari buzamuke i Gilugali bantere, kandi narahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo cyatumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Ahangaha Sawuli yavuze yuko yatambye igitambo cyoswa ngo yihase. Yarihase atamba igitambo cyoswa, cyangwa yarihaze akora ibintu atari akwiye gukora, ibintu bifite abo byagenewe. Natangiye isomo rivuga ngo, ikintu cyose gifite igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'isi yose cyose gifite umwanya wacyo. None Sawuli atambye atari umutambyi, atambye igitambo cyoswa atari umutambyi. Ni ukuvuga ko yarakoze ibintu bitandukanye na gahunda y'Imana.
kandi yari atambye no mu gihe kitari icya nyacyo, kuko Samweli niwe wagombaga kuza azanywe n'Uwiteka maze agatamba igitambo. Nusoma umurongo wa 13 haranditse ngo, maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka aba akomeje ubwami bwawe muri Isirayeli iteka ryose, ariko none ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka. Amen. Uwiteka yari amaze gusimbuza Sawuli bitewe n'ibyo yakoze byo kwica gahunda y'Uwiteka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Aha ngaha Sawuli yahise atangarizwa yuko ubwami bwe agomba kuzabunyagwa bugaherezwa umuntu umeze nk'uko umutima w'Uwiteka ushaka, ugendera kuri gahunda y'Uwiteka, bitewe n'uko Sawuli yari yishe gahunda y'Uwiteka. Burya gutegereza bijya bigorana. Gutegereza umuhanuzi w'Imana akaza agatamba ibitambo byananiye Sawuli, nuko natwe bitugora gutegereza Yesu Kristo, tukumva aratinze rwose. Reka kugira ngo dusobanukirwe ibingibi biruseho, aya magambo maze gusoma muri Bibiliya, dusome amagambo Ellen White yanditse mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi, icyigisho cya 60, ingingo cyangwa icyigisho kivuga ngo kwihandagaza kwa Sawuli, maze twumve uburyo umuja w'Imana yasobanuyemo ari amagambo, ari amateka ya Sawuli, uburyo umuja w'Imana Ellen White yasobanuyemo. Baranditse ngo, uko umunsi ukeye Sawuli yakomezaga gutekereza, ariko ntagire umuhati wo gutera abantu ubutwari no kubashishikariza kwiringira Imana. Igihe umuhanuzi yari yamuhaye kitararangira rwose, yarambiwe gutegereza ubwo umuhanuzi yari atinze, maze yemera ko ingorane zimwugarije zimuca intege. Aho gushaka uburyo ategurira abantu imihango Samweli yari aje gukora, yatwawe no kutizera n'ubwira. Umurimo wo gushaka Imana hatambwa ibitambo wari umuhango wera cyane kandi w'ingenzi, ndetse Imana yasabaga yuko abantu bisuzuma mu mitima yabo kandi bakihana ibyaha byabo, kugira ngo igitambo cyabo cyemerwe imbere yayo, kandi umugisha wayo ukaba ku muhati wabo, bagatsinda umwanzi. Nyamara Sawuli yari yarabuze amahwemo, kandi n'abantu aho kugira ngo bizere Imana ngo ibafashe, bari bahanze amaso umwami bari baratoranyije ngo abayobore kandi abajye imbere. Abantu nabo bahanze amaso Sawuli, banda guhanga amaso Uwiteka, aho kugira ngo binire mu mitima yabo bashakashaka Imana, ahubwo agahe bari bahawe baratatanye, banga kwihana ibyaha byabo, kugira ngo Samweli naza agakora umuhango wo gutamba igitambo cyoswa, nibura uwo muhango uzagira icyo umarira imitima yabo. Ahubwo mu gahe bahawe ko kwitegura iminsi 7 yose irangira ntacyo bakoze rwose, nk'uko igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo kigiye kurangira nta kintu dukoze bavandimwe. Mbese wowe umwiteguro uwugeze hehe mu mutima wawe? Uri kubana n'Imana gute? Mbese uriteguye kugaruka kwa Yesu? Cyangwa nawe uzatungurwa nk'uko nabo batunguwe babonye Samweli aje gutamba, kandi gutamba bari babirangije, atari nabo byagenewe. Muri iki gitabo turi kwiga n'ubundi Abakurambere n'Abahanuzi babajije ikibazo kigira kiti, mbese umwami Abisirayeli bari bahisemo yari kumvira umwami utwara abami bose? Ndetse yari kugarura imitima y'ingabo ze zari zakutse imitima k'ufite imbaraga no gukiza bihoraho? Yakomeje kurambirwa, ariko ategereje yuko Samweli aza, maze abona yuko akayubi, agahinda no gucika intege kw'ingabo ze byatewe n'uko umuhanuzi ataraha. Igihe yari yahawe kiragera, ariko uwo muntu w'Imana ntiyahita aza. Imana yari yatindanye umugaragu wayo, ariko umutima wa Sawuli wo kubura amahwemo no guhubuka ananirwa kuwutegeka,
kubera kwibwira yuko hari igikwiriye gukorwa kugira ngo abantu bamarwe ubwoba. Sawuli yiyemeje guhamagara abantu ngo baze mu muhango wo kuramya Imana kandi atambe igitambo cyo kwingingira Imana kubagoboka. Imana yari yaratanze amabwiriza avuga yuko abatoranirijwe uwo murimo gusa aribo bakwiriye gutamba ibitambo imbere yayo. Ariko Sawuli arategeka ati, nimunzanire hano igitambo cyoswa. Ahangara kwegera igicaniro yambaye imyambaro y'intama, afite n'intwaro, maze atamba igitambo imbere y'Imana. Imana yari yaratumye umuhanuzi ko icyo gihe nikigera ubwayo irabamenyesha icyo Abisirayeli bagomba gukora muri icyo gihe cy'akaga. Iyo Sawuli yuzuza ibyangombwa byasabwaga kugira ngo Imana ibafashe, Uwiteka yajyaga gucungura Abisirayeli mu buryo butangaje ikoresheje abantu bake bari banambye ku mwara. Bavandimwe, ubwira bwa Sawuli bwatumye gahunda y'Uwiteka itagenda neza. Guhangara gukora ibyo Uwiteka yahaye abatambyi, ibyo Sawuli atemerewe, byatumye umugisha w'Imana utagera ku bwoko bwayo, bitewe n'uko yarambiwe gutegereza igihe cy'Imana. Turi kwiga icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo igihe gikwiriye cy'Imana. Reka mbasomere amagambo aboneka mu gitabo bita Uwifuzwa ibihe byose. Ni icyigisho cya 3 paje ya 18, haranditse ngo, nyamara nk'uko inyenyeri zikomeza inzira ngari zagenewe, imigambi y'Imana ntiyihutishwa cyangwa ngo ikerererwe. Bavandimwe, tugomba gutegereza igihe cy'Imana kandi tukareka ibyo Imana yagennye mu migambi yayo bigasohora nk'uko yabigennye. Bavandimwe, ndabamenyesha yuko igihe cy'Imana kitari gikererwa, kandi iyo kigeze Uwiteka abasha gukora ibyo yagambiriye. Reka mbabwire yuko igihe gikwiriye kigeze. Abisirayeli bavuye mu buretwa bwa Farawo. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 12 umurongo wa 40 kugeza ku murongo wa 41 haranditse ngo, imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Ngo ingabo z'Uwiteka ziva mu gihugu cya Egiputa. Iyo myaka itabuze umunsi hadasazeho umunsi. Gahunda y'Uwiteka iba iri ku murongo rwose. Kandi bavandimwe, ndabamenyesha yuko igihe gikwiriye cy'Uwiteka kigeze. Abisirayeli bavuye mu butayu bajya i Kanani. Nk'uko igihe gikwiriye cy'Uwiteka iyo kigeze, Uwiteka akora ibyo yagambiriye. Mu Gutegeka kwa 2 igice cya 2 umurongo wa 1 haranditse ngo, maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, uko Uwiteka yategetse, tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Umurongo wa 2 kugeza kwa 3 haranditse ngo, mu Gutegeka kwa 2 igice cya 2, Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeye ikasikasi. Uwiteka igihe gikwiriye akura ubwoko bwe mu butayu. Arangije aravuga ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, noneho nimucyamike mugende mwerekeye ikasikasi, mbaganishe mu gihugu cy'isezerano. Bavandimwe, ntabwo tujya dutegereza igihe gikwiriye cy'Uwiteka, kandi igihe gikwiriye cy'Uwiteka iyo kigeze, Uwiteka ajya asohoza ibyo yagambiriye. Reka mbabwire ngo igihe gikwiriye cy'Uwiteka kigeze, Yesu yavukiye mu isi. Nidusoma mu Bagalati igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza kwa 6 haranditse ngo, maze igihe gikwiriye kisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse utwarwa n'amategeko, ngo atungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi ndabamenyesha yuko igihe gikwiriye kigeze, umwami Yesu yaradupfiriye. Nusoma mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 6 haranditse ngo, tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Hari abantu baba bashaka yuko Uwiteka yakora ibintu bye mu gihe kidakwiriye. Uwiteka ntabwo ajya atinza isezerano rye, kandi Uwiteka akora ibintu bye mu gihe gikwiriye.
nubwo benshi Uwiteka ajya aduha igihe ngo twitegure ntitubashe kucyiteguramo, tukumva icyo gihe Uwiteka yatanze ni imfabusa, ariko Uwiteka iyo atanze igihe aba agira ngo abana be banoze umwiteguro. Kandi ndabamenyesha yuko bavandimwe, igihe gikwiriye nikigera Yesu azagaruka mu isi kutujyana. Nusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 haranditse ngo, nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami bwawe mu Bisirayeli? Iki ni igihe abigishwa ba Yesu bari kubwira Yesu bamubaza ngo, iki ni igihe yenda kugaruramo ubwami bwe? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Yesu yabwiye abigishwa be si ibyabo kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ngo ahubwo ngo ni iby'Uwiteka wenyine. Bavandimwe, ndababwira yuko mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 37 haranditse ngo, haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazapinda. Mureke iki gihe Uwiteka yaduhaye kigufi cyane tubashe kumwiteguramo, kuko igihe gikwiriye cy'Uwiteka kigiye gusohora, maze iyi si igane ku musozo wayo. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo igihe gikwiriye cy'Imana cyangwa igihe gikwiriye cy'Uwiteka. Muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 36, ndasoma nkoresheje Bibiliya yo mu Cyongereza bita King James Version. Haranditse ngo, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika wo mu ijuru, kereka Data wenyine. Iby'icyo gihe n'uwo munsi ntawe ubizi, naho ababa bamarayika kereka Data wenyine. Nk'uko Abisirayeli batari bazi igihe Samweli agomba kuziramo, ntabwo bari bazi igihe Uwiteka aza koherereza umuhanuzi Samweli ngo aze gutamba igitambo, ariko igihe gikwiriye kigeze babonye Samweli ahingutse, maze Samweli akubitana n'uko bafuditse batanga ibitambo kandi atari bo byari bigenewe, kandi Samweli rero agombaga kuza aje gutamba ibitambo. Ariko bavandimwe, tumaze gusoma yuko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi keretse Data wo mu ijuru wenyine, no kugaruka kwa Yesu Kristo niko bimeze. Kandi ndabasomera muri Yesaya igice cya 25 umurongo wa 9 haranditse ngo, nuko uwo munsi bazavuga ngo, iyi niyo Mana yacu twategerezaga n'izadukiza, uyu ni Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimire agakiza ke. Yesaya 40 umurongo wa 31 haranditse ngo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Bavandimwe, ndababwira yuko igihe gikwiriye cy'Uwiteka kiri hafi, kandi tugomba kwitegura. Kandi tukiga igihe gikwiriye cy'Imana, ndakumenyesha yuko igihe gikwiriye nikigera cy'Uwiteka, isengesho ryawe wasenze rizasubizwa, kandi rizasubizwa nk'uko wasenze Uwiteka usaba. Reka mbasomere amagambo aboneka mu gitabo bita Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka cyangwa Ibibaho byo mu minsi y'imperuka, paje ya 73. Paje ya 73 haranditse ngo, igisubizo gishobora guhita kiza ako kanya gifite umuvuduko utandukanye n'imbaraga irenze urugero, ariko nanone gishobora gukerezwa iminsi n'ibyumweru, maze ukwizera kwacu kukageragezwa. Ariko Imana izi uburyo n'igihe cyo gusubirizamo amasengesho yacu. Igihe gikwiriye cy'Uwiteka nikigera n'amasengesho twasenze azasubizwa. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 3 waranditse ngo, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kugeraho, kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitekereze, kuko kuza ko ntibizahera. Mu gitabo cyo Kubara igice cya 23 umurongo wa 19 haranditse ngo, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyo yavuze mu kanwa kayo no gusohoza ntizarisohoza. Mureke twiringire Imana bavandimwe. Muri Luka igice cya 1 umurongo wa 37 haranditse ngo, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mu Rwanda rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 24 haranditse ngo, ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora, igihe cyayo nikigera.
Zaburi kandi y'Ijana na 5:8 haranditse ngo yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse araryibuka ibihe ibihumbi. Bavandimwe, mureke dusabe Imana itubashishe gutegereza igihe gikwiriye, iduhe kwitegura kugaruka k'umucunguzi wacu Yesu Kristo kuko ari bugufi, iturinde kurambirwa kandi iturinde kuva mu masezerano yayo, maze dushikame ku mavi dutegereze Imana, kandi Uwiteka ari vuba rwose aje kudukiza. Igihe gikwiriye cy'Imana kiri hafi kugana ku musozo, kandi vuba igihe abantu badatekereza Kristo aratunguka ku bicu. Mureke dusabe Imana kugira ngo iduhe umwiteguro muzima mu izina rya Yesu, amen. Reka twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mwami Imana, tumaze kwiga amagambo meza cyane afite insanganyamatsiko ivuga ngo igihe gikwiriye. Uwiteka tubashishe kumenya gutegereza, kandi mu gutegereza kwacu utubashishe kumenya umwiteguro dukwiriye kuba dufite. Uwiteka, amasengesho twagusenze imbere yawe, Uwiteka duha umutima wo gutegereza igisubizo cyawe twihanganye, maze Uwiteka uzadusubize. Kandi Uwiteka, sabiye buri muntu wese wumvise iki cyigisho kugira ngo Uwiteka muri we nawe ibyo ari kurwana nabyo bidatunganye muri we, Uwiteka ubimutunganyirize. Kandi Uwiteka twese uzabe gutumbagirana iki kirere mu izina rya Yesu, amen. Mbese aho ntiburi hafi gucya, mbese aho ntiburi hafi gucya, mbese nakubona ku museke utambitse, mbese kubanza kugira